My mother, always asks me, "Did you find someone? Mama Did you find wanjye buri someone?" munsi yarambazaga ati ese wabonye umukunzi wabonye umukunzi. I really enjoyed seeing where she grew up and Anishimiye cyane kubona aho yakuriye no guhura n'umuryango we. We started talking in September 2023. Twamenyanye muri Nzeri 2023 ansaba ko namubera umukunzi ku ya 4 Ugushyingo nyuma dusezerana kubana. We got married. We are here to celebrate the wedding for Samuel and Shemza. Uyu munsi turi hano kwizihiza ubukwe bwa Samuel na Shemza. Ibi si umuhango wo guhana impeta gusa, ahubwo ni isezerano ryo kwiyemeza gukundana no kubana akaramata. Ku itariki ya 4 Kamena 2025 yari umunsi mwiza cyane, umunsi imitima ibiri yahindutse umwe. Samu na Shemza bavuze ati yego, batangira urukundo rwabo rw'iteka ryose. Ariko buri nkuru nziza y'urukundo igira intangiriro. Ni gute umugabo wo muri Amerika n'umugore w'i Kigali bisanze mu rukundo? Ni gute bisanze i Kigali ku munsi udasanzwe ubukwe bwabo muri Kamena? Oh my God, you look incredible. Thank you. Oh my God, I love it. You like it? Yes, you look amazing. Iyi ni inkuru yabo. I am Sam. Nitwa Samu, navukiye muri Amerika, ni naho nakuriye ubuzima bwanjye bwose. Mfite abavandimwe babiri, bose ni bashiki banjye. Ndi umwana wo hagati. I'm Shemza, like I said. I was born in Kigali, but Nanjye nitwa Shemza, navukiye i Kigali, kandi ni naho nakuriye. Gusa nyuma naje kwerekeza muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwiga. Ubu ni naho ntuye, nkora muri kaminuza ya Pittsburgh. Baravuga ngo ntuzigere wibagirwa uwo mwahuye mu buzima bwakakubera umwizerwa, uko Samu na Shemza byagenze ubwo bahuraga mu buryo buri wese atatekerezaga, aho bose bari bagiye gusenga bagahurira mu nzu y'Imana. Wakibaza uti byari bimeze bite ku isegonda rya mbere bahura? Well, we met at church and Twahuriye mu rusengero. Ikintu cya mbere namubonyeho nuko yari mwiza cyane. Kumubona asenga kandi ahimbaza Imana mu rusengero nabyo byari byiza cyane. Niyumvishemo nti ngomba kumwegera nkimenyekanisha. there's a lot of white people. Muri urwo rusengero hari abantu benshi b'abazungu. Hari undi muzungu umwe twari twicaranye, ariko yari muremure. Uwo munsi nibwo Samu ku rundi ruhande dusohotse mu rusengero yaje kundeba aganira nanjye. Nanjye ndabibwira nti maze igihe ndi ingaragu, kandi nari natangiye kwibaza ati ngomba kubona umukunzi. Nari ngeze mu kigero aho ba masenge b'Abanyafurika batangiraga kumbaza bati kuki ugejeje iki gihe utaratwereka umugabo? Wabaye iki? Ese ntabwo bigutera isoni koko? Nuko nanjye mbona ko ntari impanganye no guhura n'umukunzi gusa, ahubwo nari impanganye no gukemura ibibazo byose nabazwaga nabo mu muryango. Rimwe na rimwe ijoro ritazibagirana ni cyagiye mwirengagiza byose mugakora ibyo mutateguye ariko byiza cyane, kandi muri abantu babiri gusa mukagirana ikiganiro kivuye mu mitima yanyu. Uwo munsi uba udasanzwe cyane ko imitima iganira n'amarangamutima yanyu ibategeka gukora ibyo mushaka. Ese wowe ukunda umuha umwanya akwiye? We started talking. Umunsi Samu ntumirwa twari twicaranye tuganira, mu ntangiriro byari byiza, ariko ijoro ryagendaga rikura twarushagaho kwisanzura. Twashoboraga guhagarika ikiganiro. Twaganiriye byinshi ku buzima bwacu ndetse n'ibyo twagiye tunyuramo. Ibiganiro byacu byamaze umwanya, twisanga tumeze nk'abamaranye imyaka myinshi. Samu yari umunyakuri, mbese nabonaga ari we mugabo dukwiranye, kandi numvaga ko guhera uwo munsi inzozi zanjye zisubijwe. Twatangiye kuvugana muri Nzeri 2023, ambaza kuba umukunzi we ku ya 4 Ugushyingo, dusezerana kubana muri Kamena 2025. Benshi batubwira ko twihuse, ariko kuri twe byari ibisanzwe kuko twari tumeze nk'abamaranye imyaka irenga 10, kandi twembi twari twiteguye gushaka ndetse no kwita ku muryango. Iyo abantu babiri bahuye ndetse bagahuza imiryango yabo, imico yabo, amateka yabo, biba ari ibintu byiza cyane kandi bidasanzwe. Samu wari umaze imyaka 5 ari ingaragu, ariko nyuma yo guhura na Shemza ubuzima bwe bwagize igisobanuro. Amwerekana mu muryango we byari bifite ubusobanuro bukomeye cyane ko ababyeyi bahoraga bamubaza niba atarabona umukunzi. Ku bwa Shemza gukemura ibyifuzo by'umuryango wahoraga kumubaza impamvu atabereka umugabo byari bimaze kuba ikibazo gikomeye, ariko akibaza ngo imiryango yabo bombi yabakiriye ite, bisobanura iki ababyeyi bo mu migabane itandukanye babaye umuryango mugari. Umuryango wanjye muri rusange wishimiye cyane kubona nabonye umuntu mu buzima bwanjye nyuma y'igihe kirekire ndi ingaragu. Nari maze hafi imyaka 5 ndi ingaragu. Nahoraga nsenga nsaba Imana umufasha mu gihe cya nyacyo kandi gikwiye. Bityo igihe nababwiraga ko nabonye umukunzi barishimye cyane.
kandi na Shemus nawe yishimiye cyane ikaze yahawe n'ababyeyi banjye kandi nabo barishimye cyane bidasanzwe. My parents were Ababyeyi banjye nk'uko nabivuze bishimiye ko nabonye umugabo, bari bitaye ko yari ari we aho akomoka, ahubwo bari banejejwe n'intambwe nari nteye ko bifuzaga ko ngira umuryango. but I also did not just want to date anyone. I wanted to like take my time to find someone. Our first date, Njye na Shemus twari tumaze igihe turi ingaragu. Ntabwo Shemus yashakaga gukundana n'uwo ari we wese, yashakaga gufata igihe agashaka umuntu umukwiriye. Ariko uwo muntu yari njye. Twahuriye mu rusengero kandi twese twari abakristo, dusaba Imana kudushyira mu mubano mwiza. Shemus yavuye mu Rwanda yerekeza muri kaminuza ya Arkansas muri Amerika. Amaze kurangiza yabonye akazi muri Pittsburgh, urugendo rw'amasaha arenga 15. Yari ababaye cyane kuko yari asize inshuti ye Arkansas, ariko amaze kuhagera mu mezi ageze kuri 6 yahuye na Sam. Kuva uwo munsi yongera kugira ibyishimo. Nkibona Sam naribajije ati ahari ndimo kwibeshya, ariko nari nzi ko Imana ifite umugambi. Mama wanjye yahoraga mbaza ati wabonye umuntu, wabonye umuntu, kuko mu muco wacu w'Abanyafurika ntumenyesha umukunzi uwo wese mutari yereka imiryango. Bigomba gutegurwa neza. Buri nkuru y'urukundo igira ibihe byayo kandi ikagira n'amateka, kandi iyo mwamaze kuba umwe ibyo bigarukaho imyaka n'imyaka. Ariko igishimisha aba bana ni igihe mukoze ubukwe mukabyara mukanagira abuzukuru n'umuryango mugari. Not in that sense, like Njye na Sam iyo tuvuye mu kazi tujya muri siporo, twava muri siporo tukareba movie, mbese tubayeho kandi turacyasenga nk'uko Imana yaduhuje. Rero dukwiye guhora tuyiyambaza. my favorite thing we've ever done. Buriya dukunda no kugenda mu ngendo zitandukanye iyo nta kazi dufite, dusura inshuti zacu mu ntara, cyane cyane ahantu henshi hagiye hatandukanye. Umunsi twazaga mu Rwanda gushyingirwa byari ibintu byiza cyane. Urambwira inshuti zanjye gusura u Rwanda kuko ni igihugu cyiza cyane. Icyo nakunze kurusha ibindi mu Rwanda ni ukubona aho Shemus yakuriye, umujyi wa Kigali, guhura n'umuryango we no kubona imibereho yabo. we were raised Iyo ndi kumwe na Sam mba mbona ari byiza cyane. Hari igihe tujya gukora amarushanwa yo gushushanya njye nawe, ariko abantu benshi iyo barebye ibihangano byanjye na Sam bavuga ko abari njye babishushanyije neza cyane kumurenza. Urukundo nyarwo ni ugushaka umuntu mutandukanye mu mico, kuko biroroha cyane guhuza ndetse no kuzuzanya. Iyo abantu mu migabane itandukanye, imico itandukanye bahuye, icyo muba musabwa ni ukwirinda amakimbirane ndetse mu kwiga kubana neza. Iyo tugiranye utubazo turicara tukaganira tugasabana imbabazi, bityo bigatuma kumvikana bitworohera. Dufite indangagaciro n'imyemerere imwe, nubwo uburyo dukoramo ibintu butandukanye twigiye hamwe gushaka ibiduhuza cyane kuko nibyo bidufasha kumvikana. yeah, so we had to like figure out how to be on like the same page or how to like Inkuru ya Sam na Shemus twibutsa ko urukundo rwiza rushingira ku bworoherane ndetse no guhana umwanya uhagije, kwihanganirana, kwizerana n'ubutwari bwo kwiyereka undi. Inkuru yabo kandi igaragaza ko hari inkuru z'urukundo zikwiye kwambuka inyanja, zikwiye gutegerezwa kandi zikwiye kwizihizwa. Mwakoze kudukurikirana. Iyi ni Voice of Time TV, wibuke gusangiza isi yose inkuru y'urukundo rwa Sam na Shemus. Ibuka gukora subscribe. Jye nyita Wakanda. Ndabashimiye.